Nitumara kubaza ngo urashaka kurya mu myaka tuvuye mu myaka nakubaza ngo tugeze mu mwaka. It's as that. I'm teaching you beautiful stuff. This is good stuff. Muri ukuntu bikora, it's automatic, it's almost fast. Uyu munsi tureba kubaza ngo senka zavuye duterera ukambwira ngo ntabwo tugakora mu myaka wongera no kubaza ati ese imyaka itanu ishize wageze wambwira ntacyo ugeze kubera iki utakigeze mu rwego why? Because you can never achieve something you never had. Umunyeshuri wa mbere ishuri zakubaza hano bashobora kubona ntabwo umunyeshuri wa mbere mu ishuri ngo wenda nazijya muri complicated things. Umunyeshuri wa mbere mu ishuri ntabwo ashobora kugera ataratanze. Never. It's a whole plot, bro. Let me tell you. It's a whole plan. So uwanyuma n'umuntu n'umuntu waba wicaye mu ishuri nta plan. Ni urugero ruto mbahaye ruto cyane. Inkingi ya kane service. Inkingi ya kane ni service. Twese tuziko service. Service iva kuri an English verb which means to serve. Service means to serve. What is to serve? To add value to the. Okay, no. I don't know if you're right. Jesus, yes, he is a king, but he showed very 5 and 10. Peter was telling John, no, I'm the greatest. Come on, I'm the greatest. Then he will listen about the greatest. That was it. No, he didn't get down to the ties now. Sure, I think that. Yes, I don't discussion para Cuma dia não sabe o que faz aqui no lugar. Okay, I'm going to do this again. We have the business. Mas se olhar, agora assim, como nem tu não pode fazer, eu acho que tudo é muito It's as that. I'm teaching you beautiful stuff. This is good stuff. It's automatic. It's almost fast. Uyu munsi tureba kubaza ngo senka zavuye duterera ukambwira ngo ntabwo tugakora mu myaka wongera no kubaza ati ese imyaka itanu ishize wageze wambwira ntacyo ugeze kubera iki utakigeze mu rwego why? Because you can never achieve something you never had.
umunyeshuri wa mbere gusubiza amazi kandi bashobora kubaza ntabwo umunyeshuri wa mbere mu ishuri ngo wenda nanjye muri complicated things umunyeshuri wa mbere mu ishuri ntabwo ashobora kugera adatanze never. It's a whole plot, bro. Let me tell you, it's a whole plan. So over and over, the move on to change should have planning. No, the root of the high root of that. Service. 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 Service is a free English verb which means to serve. Service means to serve. What is to serve? To add value to the God. Okay, no, I cannot not give you right. Jesus, yes, he is a king, but he showed very 5 1 10. Peter was telling John, no, I'm the greatest. Come on, I'm the greatest. Then he will listen about the greatest. That was it. Come on, get down to the size now, show what I think. Yes, I umva discussion bari barakora tumarima ijyana umuntu ushaka kutwara umugara w'abantu. Okay, I'm going to do this very quickly. We have the best academics. Can you imagine the president of the That's them. I want to do this. How can you make it? I don't know what No! Because he's a servant of ours. He was the head and we show them to the scientists. We might show them they are going to sign that as then they're going to be both important. Let's have this respect. So if you want to be respected, serve others. Become the servant. Become the servant. Offer to serve others. That's just it. So I don't have to debate that. It's a principle. If you apply it to words, it yields results. I'm telling you, and so I have a transit block and make it. I'm not even going to that. Kandi ugukomera kubuzima ntabwo wabicisha ntabwo wabigomba gukora amafaranga yawe really out. Life is getting hard for you
in its own way. Everyone has his own fair share of troubles. Everyone has. Twice. I have started 10 businesses that have failed. So let's talk about failure. So no, listen, life is over. No. What do I do? I press on. I press on. I press on. So when I tell you about the Nairobi, it's so hard and there are lots of challenges. But don't get discouraged. Next. Ichamuna health. Pillar number 8, health. So don't say health. Harimo immunity. Harimo health spiritually, mentally, and physically. You are what you eat. You are a sum of what you eat. It's mental health. It's mental health. It's a whole topic in itself. So imam abantu badepima bakagira trauma bakagira anxiety no kubera ko they don't ntabwo bakora isuku muri mind zabo. Depression na trauma n'ibindi bintu bindi byose ni ikimenyetso cyerekana yuko ntabwo uri gukora maintenance ya mind yawe uko bisaba. You have to digest everything that you go through on a daily basis. Niba ikintu kikubabaje umuntu akubwiye nabi kigenze ntukabibike mu mutima wawe. Ushaka kujya mu process what you go through. Impamvu anxiety ni kubera ibintu bigenda bikitsinda cyane. Iyo byamara kwitsinda bigatambuka nk'ikigo. Iyo bikomotse nk'ikigo rero abantu bajya gutwita ikigo cya tonsos kandi byatangiye hasi. Molestation, rape. Umuntu wamukozeho in a way uncomfortable. Umubyeyi ukora kugira amagambo mabi cyangwa ibyo muri famiye uwo bifashe kuzarira abantu abavandimwe bawe bakakubwira icyizere inshuti zibona zikishimira ibyo bintu byose bifata umwanya umunsi yawe noneho usenge gukora isuku muri manda ibidafata akamaro gusa bifata uwo bifata uwo abantu impamvu abantu bagekima so this is what you have to understand. Kugira ngo ukize depression n'ibisaba cyangwa agahinda gakabije n'ibisaba cyangwa kose koze agahinda gakabije so kugira ngo wikinde depression cyangwa ukize gusubira kuri roots yawe hanyuma agahinda cyane no hazamo kubabara no hazamo goro no hazamo kwiga no hazamo koga bikomeye no gukira. Well, I'm sure that was successful. Unse kwa Nugufasha Abandi kufanya nao So that's why mukemere ko ujya kuryama ubabaye n'ijambo ry'Imana don't let the sun go down. Ikintu cyakubabaje iminsi this is a tip bahari ntuzajya kugira a hard day ni umwarimu wakubwiye nabi ni umuntu wagucokoje mu mutwe akakuderanja ntukajye kuryama bwawe ntukajye don't sleep on time cyangwa kuganira n'umugabo mubwire ko you know what dore ibintu byabaye mu bintu
What do you think about this? What do you think about it? Byagenze gute? Umusobanuro umubwire n'uwande yicaye mu Faransa ambwira nabi iki. What do you think? You think this is nyamuri kirekera sasa cyose cyangwa kibazo kuri. What do you think about it? In terms of digesting the issues, how to learn how to process what happens to you. Kugira ngo utazagira ubuzima bwuzuyemo garbage. So the most important thing is one thing byose biba bikorera abantu byose biba bishobora kubakorera muri bicaye hasi ikintu cyose cyaba ikintu cyagenze hafi umuntu ushobora kwirinda ushobora kugira ngo process. As I told you, this is a sample. There are ways that there is a way to digest issues. Depression, abana benshi byese bagira depression bitewe n'ukuntu bafite they have internet, iyo bafite amamodoka, barabona amashuri meza, twagendaga ku ishuri n'amaguru iki none abana ntabwo ubutesi no. I'm telling you, it can come from you. Abantu bavuga gutyo nuko nabo baba barabonetse most of the time. Baba barabonetse bakabura abumva n'abumva barangiza bagatekereza ko badakora. So don't let anyone discredit what you are feeling. Don't let anyone discredit what you are feeling. Ikintu cyakubabara ntabwo waza mubwire mu gihe ntabwo mbabaye. What is that? The next step. That means what happens? Talk to the child, talk to the sister, talk to the mother. Mpamvu tutababwiye ngo mushake izina wenda rijyanye n'ibyo turimo kugira ngo ya masomo tumaze kwiga harimo kugira intego, harimo kugira planning, harimo kuba talent. Iryo zina ryose urareba hari ikintu gihuye gisobanura muri group ariko amubonye. Rero muri ikiganiro tumaze kugira hari ibintu byinshi tumaze kubona. Amapirasi uko yagiye ababwira agera ku 10 umuntu ashobora kugendera mu buzima agahinda umuryango, agahinda ubwe, ariko ibyo rero kureba imyitwarire myiza umwana yagira tukanezeza Imana ariko n'umuryango. Turabisitiye imyitwarire myiza umwana yagira tukanezeza Imana turamukunda ibiyongere aganiriza abandi mu buryo butandukanye yanditse urabona reka tukore udahita twabaye iminota mike isigaye kugira ngo tujye muri kurera kuko na kinyasaza gahunda
gusenga birumvikana aba yarwaye cyangwa aba yakuze, ariko izindi mpamvu zose hariho n'abantu badategura imyenda yabo bazambara ku cyumweru bajya kujya mu isoko icyo bambara bakabasibye bisa, cyangwa bajya kujya mu bisa cyangwa gusenga mu itorero rusengeramo akajya aza abashaka inshuti zawe polisi babizi mu gikoze icyaha. Ukuvuga ngo niyo mpamvu rero urwaye birumvikana, ariko noneho igihe usibye kubera umunebwe kubera umunebwe mu gusura aho iriya shuri tujyana mu gusajya tugenda gusenga tugaruka tuganira, sibyo? Cyangwa se usibye misa ugiye mu bukwe, cyangwa se usibye misa ugiye gukina cyangwa kureba televiziyo, ntabwo ari byo. Ntabyo mbizi. Utagira akavuyo ukagira gahunda, urumva ukiri umwana mutoya ukitaga kugira gahunda. Umuntu yaza mu cyumba cyawe agasanga arimo gahunda, sibyo? Umuntu yaza mu makayi yawe agasanga arimo gahunda. Self-respect, discipline, working, caring, paying, obeying and obeying nothing you can do when you are not and the other one is this. The other one is service. The third one is network. You have to go and search information on what you like and what you do. You can't break the code, or you can't make anything you don't like. You have to do something right.
tugusanze hano habereye umwiherero wanyu muri Rwa Faes, twagira ngo mudusangize in brief amasomo mwahakuye, niba inyigisho mwahaherewe hari icyo zabafashije cyangwa se mubona ishobora kubafasha kuri daily basis z'ubuzima bwanyu busanzwe no mu mibereho musanzwe mwaba muri famiye. Wiriwe, nitwa Abandi Academica, ndi umunyeshuri muri La Colombière. Uyu mwiherero tuza hari ibintu byinshi tutari twamenye, ariko mu byo twize harimo kumenya uriwe, kugira gahunda, kugira intego, gusenga no kugira discipline. Yego. Batubwiye ko ari ibintu bishobora kuzadufasha mu buzima bwacu, kandi iyo ubigendeyeho bishobora kugufasha mu bintu byinshi no kugira gahunda. Hari igihe umuntu aba afite utuntu twinshi, hangije umuntu yamuhamagara akavuga nabyibagiwe. Rero kugira gahunda bishobora gutuma udahora uri muri nabyibagiwe, kandi no gusenga bishobora kugira icyo bigufasha mu buzima, no kugira discipline mu bantu ni byiza. Yego. Merci. Urakoze cyane, reka twakire undi. Nawe tuguhaye ikaze, uratangira twibwira, tugusanze hano mu mwiherero, batubwira amazina yawe, aho wiga, ndetse n'uburyo mwaje hano n'ibyo mushobora kuba mwize bishobora kubagira umumaro mu buzima bwanyu busanzwe, bishyashya cyangwa se ibyo mwari musanzwe mukora. Merci. Nitwa Kenny David, niga kuri Saint Ignace. Urugendo kugera ngaha byari byiza, nubwo twazindutse ariko no mu rugendo twabashe kubona umwanya wo kuruhuka, twamenye n'abandi bantu tutari tuzi. Tugeze aha ngaha nanone twaganirijwe, kandi ibyo twaganirijwe ndakumva ari ibintu by'ingenzi, kuko ntabwo ari abantu bose. Topic y'uyu munsi abo tuganirije ari kuba successful, ntabwo ari abantu bose ari successful, ariko yaduhaye nk'ama principe adahinduka yo kugira ngo umuntu abe successful mu buzima bwe, numva yazadufasha. Izo numva zamfashije cyane niyo kugira intego, kugira gahunda, ndetse no kugira intumbero, ukamenya aho ujya, kuko baravuga ngo iyo utazi aho ujya ntumenya n'aho ujya. Numva nabyo bikwiye, kandi maze no kumenya n'aho ujya utangira gupanga uko uzahagera, ibikenewe, imbaraga uzakoresha, ndetse ukamenya n'impamvu ndi gukora ibintu kubera iki. Batubwiye yuko impamvu turi kuri ntabwo nta muntu aza ngo ambaze ngo kuki ndi hano kuko ari Imana yabishatse, kandi icyo maze kuri ino si ni Imana ibyizi n'igishaka. Rero niyo purpose numva navuga, kandi iyo purpose numva kugira n'abandi akamaro. Murakoze. Yes, urakoze. Hanyuma hari abandi bana badafite amahirwe yo kuba bari muri Faes right now, cyangwa se bashobora kumva ibi bintu bungukiye hano nabo bakagira amatsiko cyangwa se ubushake bwo kuza, bo bababwira iki? Nababwira yuko biri très intéressant kuza ngaha, kuko mbere na mbere iyo tugiye mu matsinda turabanza tukibwirana, bunguka inshuti mbere na mbere, ariko nanone ibyo mwigishijwe ni ibintu bifite akamaro cyane. Rero nabashishikariza, kuko nanjye ubwa mbere babimbwira hari ibyo nasaga ntari kumva neza, ariko maze kugera ngaha nibwo naje kumenya ko ibintu by'ingirakamaro. Urakoze cyane. Nawe ndagira ngo utangire utwibwira, utubwira amazina yawe, utubwire aho wiga, ndetse unatubwire ikintu warungukiye muri uyu mwiherero wa Faes, especially ku mpuguro mwahawe, ku masomo babigishije, nayahe yagufashije, n'iki witeguye guhindura mu buzima busanzwe muri daily basis, ibyo wabagamo, hanyuma ugire n'icyo ubwira abandi bana basigaye bashobora kwigira ku byo mwakuye hano. Murakoze. Nitwa Immaculee, nkaba niga kuri Riviera High School.
uyu mwiherero wamfashije kumva ko mu buzima kugira ngo umuntu agere ku cyo ashaka agomba kuba afite intego kandi iyo ntego bitangira kugira ngo uyigire bitangira ukiri umwana nkatwe atangira nako mbere yuko uryama ukavuga ati ejo bizaba bimeze gutya intego yanjye y'umunsi w'ejo bizaba bimeze gutya kugira ngo bizajye binagufashaho ejo bundi uzavuga ati ejo icyumweru gitaha intego yanjye ni gutya gutyo kugeza ugeze ku cyo wifuza. Noneho wabwira abandi banyeshuri batagize amahirwe yo kuba bari hano at least kugira ngo umwiherero w'igihe gitaha nabo bazabashe kwitabira? Nuko byadufashije cyane bikaba byadufashe kumva ko bimwe mu byo dukora mu rugo bitaba bitadufasha kandi tugomba kwikosora. Murakoze cyane. Nyuma nawe tuguhaye ikaze tugira ngo utangire twibwira tubwira amazina yawe ikigo wigaho ndetse unatubwire ni icyungukiye muri uyu mwiherero mu masomo babahaye ni ikihe kintu wumva wungutse ku buryo ushobora kugisangiza abandi nabo bakunguka. Murakoze. Nitwa Kazuba Nancy Beni nkaba niga kuri EPM. Icyo nungutse muri uyu mwiherero ni ugusenga. Ubundi mbere yuko nza muri uyu mwiherero numva gusenga ari nk'umutwaro w'abanshira ababyeyi banjye. Numva nk'ubu bambwiye ngo njye gusenga mu misa numva bari kumvuna nyine bari kunstressa nifitiye ibintu nkora noneho nkajyayo nkishimye. Ariko icyo nungutse muri uyu mwiherero ni ugusenga cyane kuko udasenga naho wagera. Murakoze cyane. Hanyuma n'icyo usaba abandi bana bari bafite imyumvire nk'iyawe donc nabo bumvaga bibavuna bumva sometimes ababyeyi babaremerera bo urababwira iki? Ndababwira ko ntacyo buryo umubyeyi bakubwira kibi. Burya ibintu byose umubyeyi bakubwira biba bifite akamaro mu buzima bwawe kandi no gusenga ntitukumve ko ari umutwaro kuko bidufasha muri byinshi naho twaba tudasenga. Murakoze cyane. Nawe tuguhaye ikaze bakoze kuza kubana natwe hanyuma tukagira ngo twibwire utubwire amazina yawe aho wiga ndetse unatubwire isomo wungutse uyu munsi mu byo wize muri uyu mwiherero. Murakoze igihe nitwa Isimbi Larissa nkaba niga ku kigo cya FMA. Muri uno munsi twize ibintu by'ingirakamaro nk'uko sister wacu yabitwigishije yatwigishije kugira gahunda gusenga kugira discipline tugomba kubaha n'ababyeyi bacu kuri no mu mategeko y'Imana tugomba kububaha tukabumvira icyo dusaba cyose tukagikora kandi twishimye. Murakoze cyane. Hanyuma ni iki ugiye guhindura mu buryo wari usanzwe witwara ubona ugomba guhindura uburyo wari usanzwe witwara mu byo wize uyu munsi bigiye kugufasha guhindura mu buzima busanzwe? Mbere nyine nabwiraga hari ikintu mama cyangwa papa yabazaga nkabasubiza nabi cyangwa nkaga kubasubiza nkaba narakaye. Ubu ugiye kwisubiraho ngiye kuzajya mbumvira nuko amategeko y'Imana abitubwira. Murakoze cyane. N'abandi bana bakumvireho. Nawe tuguhaye ikaze uyu munsi tugusanze hano mu mwiherero wa Faes cyangwa Famille Esperance. Hanyuma mwize amasomo atandukanye ndagira ngo duhe experience y'icyo ukuyemo uyu munsi mu masomo mwahawe kugira ngo n'umuntu utaha abashije kuhagera avuga ati bize kandi next time nzaba mpari kugira ngo nanjye nige. Amasomo mwahawe yagufashije iki? Uratubwira amazina first ndetse n'ahantu wiga kugira ngo dukomeze. Murakoze. Nitwa Immaculee ndangije umwaka wa gatandatu hano muri Nugufasha School. Umwiherero nitabiriye wamfashije cyane kuko waduhaye inyigisho ku nkingi
10 z'ingenzi zubaka ubuzima bwacu. Ubwo nk'abantu barangije ni ikintu cy'ingenzi kumenya ese turubaka ubuzima bwacu gute, kuko iyo wubatse nabi ubuzima urafailinga in the end. Kandi twebwe icyo tugamije ni kugira ngo tuzabe successful mu buzima, tube successful mu by'isi, ariko nanone tube n'abantu bashimwe n'Imana. Izo nkingi 10 rero harimo ibintu bitandukanye by'uko tugomba kumenya identity yacu, tukamenya uwo turiwe, tukamenya purpose dufite ese niyi, tukamenya objectives dufite ese vision yacu niyo turi kwerekeza ese mu bibazo byose by'isi arizo crisis duhura nazo ni uburyo twakwitwara kugira ngo tuzirenge. Twizemo nyine ibintu byinshi twiba ko tugomba kumutwakinya tukamenya n'abandi muri iyi si ntabwo zigera ubaho wenyine kuko ntawe wigira, bisaba yuko umenyana n'abandi ukagira iyo network n'abandi kugira ngo uzabashe kuba successful muri career iyo yose uzafata mu buzima bwawe. Rero twizeye yuko success ntabwo ari ikintu umuntu avuga, ntabwo ari ikintu umuntu akorera, kandi kirubakwa nuko umuntu yakubaka inzu runaka. Ubwo rero ni inyigisho ikomeye cyane nashishikariza n'undi wese utageze aha ngaha ko ubutaha yagize n'iyo butamucika. Urakoze cyane, turagushimiye. Urakoze n'ubundi nawe tugusanze hano rero aho mwateguye umwiherero w'urubyiruko. Uraza kutubwira uyu mwiherero mwawuteguye kubera iyihe mpamvu, ese n'umwiherero ugamije iki, ni icyo abana bize ku buryo gishobora kubafasha kugira ngo nibura mu buzima bwabo hagire igihinduka. Murakoze. Ubusanzwe muri buri biruhuko Family Space itegura umwiherero w'urubyiruko. Tugenda dukora mu byiciro, hari igihe dukora abiga muri kaminuza, hari igihe dukora abiga muri secondaire. Uyu munsi rero twari twahereye ku myaka 12 kugeza kuri 21, ariko ubwo harimo amagurupe 2, 12 kugeza kuri 16 na 17 kugeza kuri 21. Tuba tugamije rero kubafasha mbere na mbere kubaho ibiruhuko neza, ariko tugamije no kubafasha uburyo bakwiye kwitwara mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma mu masomo yatanzwe twagerageje kunyuramo mu manoka yaberagamo ayo masomo, harimo amasomo yagenewe abana guhera kuri iyo myaka 16 kuzamura, nayo hasi nyine kugera kuri nibura 15. Ni amasomo mwateguye hagendewe kuki cyangwa se hagamijwe iki kugira ngo nibura bishobore gufasha abantu? Akenshi haba hagendewe ku bibazo byagiye bigaragara mu miryango, hanagendewe no ku biganiro bindi twagiye tugirana n'urubyiruko. Tukifuza gusubiza ibibazo bibaza, ariko haba harimo n'uburyo bwo kunganira ababyeyi, kuko burya umubyeyi yabwiye umwana ari igihe byumva nko kumutoteza, ariko iyo bisubiyemo n'undi muntu utazi n'uwo mwana aravuga ati uriya muntu ntazi ibibera iwacu, akamusubiramo ibyo ababyeyi bamubwiye, bituma umwana yumva koko bifite impamvu. Ubwo ni mu by'ukuri harimo kunganira n'ababyeyi mu burere batanga baha abana babo. Haba harimo no kunganira ababyeyi ku burere baha abana, ni nka support tuba tubahaye, kandi no kuganira n'abana tukamenya n'ibibazo bafite bibugarije, kuko nabo baratubaza. None iyo bamaze kutubaza ibibazo bibaremereye, hari n'ibyo natwe hari ubutumwa tugomba gusubira kubwira ababyeyi. Hari nk'abana bagiye batubwira ababyeyi baratubangamira aha n'aha, ubwo natwe tuzahindukira tubimenyesha ababyeyi nabo bagire uko bahindura uko bitwara ku bana. Noneho dusoza, ni iki wabwira ababyeyi wenda bafite impungenge zo kuvuga ngo se twakohereza abana bacu hariya, kuko byanze bikunze hari abafite izo mpungenge, cyangwa se hari n'uwacikanwe akaba atarazi ibyiza by'ibingibi, akaba agiye kubibona akavuga ati nanjye ubutaha nzohereza y'umwana, wowe muramubwira iki? Mu by'ukuri iyi mwiherero ifasha cyane urubyiruko. Kohereza umwana wawe rero ni ugutanga umusanzu ku burere bw'abana, ku gihugu, ku muryango. Ikindi kandi burya abana baba bakeneye guhura mu biruhuko, bahungukira inshuti, bahungukira amasomo. Rero ni ikintu gituma baruhuka mu mutwe, kuko burya umwana yavuye ku ishuri aba akeneye n'ibindi bintu bimufasha kuruhuka. Ibi rero biri muri bimwe bifasha abana kuruhuka, ariko noneho akanaruhuka yiga ikintu kizamugirira akamaro. Kumva rero abana bacikamwe ubutaha bazabigerageze, tuzagerageza wenda kubimenyesha ku buryo bigera kuri benshi,
ariko hari n'ababyeyi bagira impungenge zo kohereza abana ariko mu by'ukuri bagomba no kugira icyo cyizere nka mboni yo gushimira ababyeyi batwohereje abana kuko twagize abana barenga 200 ni ikintu cyiza kandi twibwira ko ubutumwa bajyanye buzagera ku bandi benshi kuko abana bo bavuye aha bazaba intumwa ku bandi bana. Murakoze cyane turabashimiye. Murakoze cyane.